nahuye n'umuntu ntabwo yikunda kandi agira ubuntu, akunda kumwenyura n'igihe atameze neza. Ashobora kuba ari kuribwa ariko afite urukundo ruhagije rwakuzura ikibaya cya Tennessee. Iyo nahuye n'umuntu ushobora kumara ijoro ryose nkamubona ahangayitse avuga ko ari uwanjye. Nahuye n'umuntu arankunda cyane avuga ko ari byose nkeneye. Yo umva amagambo. Nanjye nakuze ntekereza ko ngomba kurwana uru rugamba njyenyine. Yo ariko urimo uramfata mu mwijima ukamfata kugeza uburibwe bugiye, umbwira ko meze neza ukanyereka aho gukandagira igihe urumuri rudahari. Ndakwinginze hagume nkunda unkunde mu bibazo byose. Mbwira ko ibi bizaba ubuziraherezo. Fata mu mwijima na cya gihe bikugoye bigenda bimera neza. Nahuye n'umuntu ameze neza, ni smart ariko acuma amaze umutima we. Ashobora guseka ariko afite ibibazo byinshi byakuzura umujyi wa New York. Yo nahuye n'umuntu uzi ibikomere, isi iri ku bitugu bye ariko ntajyagwa. Nahuye n'umuntu unkunda cyane avuga ko ari byose nkeneye. Yo nanjye rero nakuze ntekereza ko ngomba kurwana, nkarwana ibi byose ndi njyenyine. Yo ariko ubu uramfata mu mwijima ukamfata kugeza uburibwe bugiye. Yo umbwira ko meze neza ukanyereka aho kujya igihe urumuri rudahari. Ndakwinginze nkunda ndetse uhagume mu bibazo, ndetse umbwire ko ibi byose bizahoraho ubuziraherezo. Fata mu mwijima na cya gihe bikugoye. Yo humura bizagenda neza. Alright, Nagasobanuye Plaza kuri TikTok na YouTube ndetse na Instagram. Genda ukore subscribe hanyuma unadufollowinge ubundi twatwike koko. Ati nanjye nakuze ntekereza ko ngomba kurwana uru rugamba njyenyine. Yo mva amagambo. Ariko uramfata ukamfata mu mwijima kugeza uburibwe bwose bugiye. Umbwira ko meze neza ukanyereka aho gucukunyura. Ndakwinginze rero hagume unkunde mu bibazo, kugira ko ibi byose bizagumaho ubuziraherezo. Fata mu mwijima ngumane na cya gihe bikugoye. Humura bigenda neza mana yanjye.